mugenzi wawe wamwakiriye neza Nyagatare Bruce nayenzi kuri bumuzana hano ukamugabira ngenjuti Bruce yamwebye Bruce yamwebye nashaka kumugabira ariko nibuza ko nayo yitwaye neza bon I think Bruce ntabwo yapfa gutenguha abantu baje kumureba so nawe yitwaye neza believe so. Ibi bitaramo byanyu rero ukuntu twabigize nk'irushanwa rero Ben ku buryo umuntu yibaza atakugereranyije uko biri kose nubwo utari mu bafana akubo wumva ivugira inyuma ari we na Bruce nimugoroba babishyira ku munzani uti usibye n'umugoroba Bruce ko ari petit frère is one thing ariko usibye na nimugoroba Bruce ntabwo dukora ibintu bijya kumera kimwe yego. So myani magambo he did his thing yakoze ibyo agomba gukora abishyira ku rwego rwiza nkora ibyo agomba gukora abishyira ku rwego rwiza I think abantu bashyira kuri competition nababishakamo wenda content n'iki and ikindi kandi duhiganira kuzamura industry as a whole ndamutse mbuni wenda ninde wakoze performance ituma umuntu wa Nyagatare abyina tugene muri uwo mujyo yego aho wenda nakubwira ni I think it was me not even close ariko tuvuze kuri performance ku muhanzi ku giti ibyo agomba gukora cyane ibyo agomba kudeliveranga neza nibaza ko bitewe n'amanepisiyo yarakozwe meza yego ababyinnyi b'impande zose backers ko baririmba I think we both did well we delivered. Wavuye Musanze abantu bavuga ati Ben noneho yesha umuntu uza Nyagatare bati Ben agiye mu rugo Ben Nyagatare nabwo nabonye rwose utaha wivuga imyato nabanye kuri Instagram ibanga niriho abo nabo nivuze n'abafana nababonye wowe wavuze urumva ugomba kwivuga kamemu ariko nabonye nafu ba Clapton Kibonke sasa sinabonye igisamaga Niko nirihe banga uri gukoresha muri ibi bitaramo ko Ben ndi kubona ko aggressive cyane ku rutonde ari nsanzwe sinzi impamvu uri kubona muri iyo ngingo muri ubwo buryo ariko Ben uri kubona ni Ben ukumbuye abaturage bo mu ntara zitandukanye ni Ben uri feeling renewed you know feeling the energy ni nyinshi cyane ni Ben nyine uri very happy ni Ben ushaka gushimisha abanyarwanda tu ku muziki rero aho ngaho ku muziki I think position bandimo niyo kuba igisamagwe as a believer I am no na position barimo niyo kuvuga ati nanjye ndi kinyusi so so akagerageza kugaragaza ibyo akora ari sawa but I think we serve the same people man sometime nabo bakavuga ati Ben twise ikigoma cya danger cyangwa se Ben ntabwo yatwemeje Bruce twise ikigoma cyangwa Bruce ntabwo ndimbo twiyemeye and we duhora turi ku muhate kugira ngo dukore ibintu byiza cyo bimara rero after all bituma dusanga turi gupushinga ikintu gikomeye as industry yose entertainment karyoha abantu bakishima birangira dupushinga industry muri rusange I think cyo cyiza kiri muri ibintu byose naho ubundi mfata telefone nkamagara Bruce umwete ABCD tukavugana tu yego ibi bitaramo urabona bizasiga sura ki hagati ya Ben na Bruce Dasiga cyangwa muziki nyarwanda I think yemera ku muziki nyarwanda na entertainment music industry as you can tell content is an example content abanyamakuru I believe abanyamakuru barishimye cyane kuko bafite akazi bimbaze nge ndiwe ubundi ndi Nyagatare mu murimo wabo abanyamakuru barishimye bafite akazi yego I feel like abafana barishimye barabyuka ngo ati Ben did better Bruce did better hari icyo kintu urubyiruko rwabonye akazi of course shout out to 155 bahaye urubyiruko akazi it's just a beautiful thing man byahereye muri BK Arena nawe bizasoreza muri Rubavu so nibaza ko ari n'ikintu mu by'ukuri hakabaye kibaho every year niyo maybe niyo kitasa gutya maybe bagafata abandi bahanzi bagakora tour imeze gutyo irimo guhiganwa ubutwari n'ibintu byahozeho nyira mu muco nyarwanda.